ndabasuhuje bakunze ibiganiro byacu mwe mudukunda kandi mudukurikira, mwe mukunda ibiganiro ducisha ku YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Ndabasuhuje cyane mwe inshuti zacu, mwe mudukunda, mwe mudahwema kutugaragariza ko turi kumwe mu biganiro bigiye bitandukanye tunyuza ku Ijuru Ntirikorerwa TV. Muri inshuti zacu turabakunda kandi tubashimira ko namwe mudukunda, bigatuma umurimo dukora dukomeza kuwukora kubera ko dukomeza kubona ko hari benshi ugirira umumaro. Murabe igiciro cyinshi kuri twebwe rero, kandi Imana ibahe ibyiza byose biturukaho bibonerwa mu kwizera Yesu Kristo. Dukunda kugaruka ku kintu cy'uburyo Imana duhaye ijuru ku buntu biciye muri Kristo Yesu, akaba ari naryo zina rya channel yacu Ijuru Ntirikorerwa TV. Iryo jambo ubundi ntabwo risanzwe, nibyo abantu benshi bararyumva, iyo umuntu aryumvishe bwa mbere yibaza ibyo ari byo, ariko kuri wowe ryamaze gusobanukira, wamaze kumenya ineza y'Imana yaduhereye muri Kristo Yesu ubwo yamutangaga kugira ngo nge nawe abarabo kurimbuka tubone ubugingo buhoraho tubikesha kwizera Yesu Kristo. We wapfiriye ibyaha byacu byose, hanyuma akaduhanaguraho urubanza rw'ibyaha, akatugira abakiranutsi, abera, abaziranenge, abantu Imana itabaraho icyaha. Utarabisobanukirwa rwose ushobora gukangwa n'iryo jambo, ariko ukomeze utege amatwi. Kwizera bizanwa no kumva. Hari igihe nawe wazasobanukirwa ko ibyo wasabwaga byose kugira ngo uzajye mu ijuru Yesu yabigukoreye, ari niyo mpamvu ari we nzira koko n'ukuri n'ubugingo, akaba nta wajya mu ijuru atari we umujyanye. Turabashimira rero inshuti zacu, mukomeze mubane natwe, mukomeze mudushyigikire. Ushaka gusobanukirwa byinshi watwandikira kuri 0784 4225, iyo nimero iba kuri WhatsApp, cyangwa se ukayihamagara, twanagushyira kuri WhatsApp groupe ukagenda urushaho gusobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Ni karibu ubane natwe, ubane n'abakiranutsi bari hirya no hino ku isi yose, bazakomeza kugufasha bakagusindagiza nk'uru rugendo rwo gusobanukirwa ibyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Ngewe uvuga nembere nshimye Imana, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Imana yangiriye ubuntu, imenyesha ineza yayo yampereye muri Kristo Yesu, ariko inshyira no ku mutima gutangaza iby'iyo neza. Nkaba ndi mu isi rero ntangariza abari mu isi bose ineza y'Imana. Imana ishimwe cyane rero ko iduhaye uburyo nanone bwo kongera kuganira. Tuba dufite byinshi byo gukora, ariko uyu ni umwanya udakwiye kubura, yaba ari wowe udukurikira, yaba natwe tukugezaho ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya tudakwiriye kubura, ni umwanya w'igiciro cyinshi, ni umwanya w'ingenzi, kuko ubutumwa bwiza mu by'ukuri iyo buvuzwe nk'uko buri mu kuri kwabwo bubasha kubeshaho ababwumva. Ubu buzima turimo bwa buri munsi mu isi, iyo hatarimo ukuri, umucyo w'ijambo ry'Imana, tubaho tutazi iyo tuva naho tujya, tugakangwa n'ibije byose n'ibivugwa byose, kubera ko isi ihorana udushya, ihorana ibibazo, ihorana intambara, ariko muri Kristo turi amahoro, turatekanye. Nifuje rero kuganira namwe ku bijyanye n'aya mabwiriza yashyizweho ajyanye n'amateraniro cyangwa se n'insengero, cyangwa n'amadini n'amatorero. Ibyo rero ni ibintu biri gutrendinga cyangwa se birimo biravugwa hirya no hino, yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze yacyo, kubera social media biba byahageze, abantu bari kubivugaho mu buryo bugiye butandukanye. Ariko se we wabyakiriye ute? Bimeze bite? Uri kubyumva ute? Ahari uri kumva ko mu gihe gitoya ushobora guhagarikirwa aho wasengeraga, cyangwa se hamaze igihe harahagaritswe, wari uzi ko wenda zahafungura, ariko wenda amabwiriza yasohotse mashya ntari kuguha icyizere cy'uko hazafungurwa. Ese wabyakiriye ute? Ese ukwiye gukora iki mu gihe nk'iki? Niba imfatiro zisenyutse umuntu yakora iki? Aho rero niho ngira ngo tuganirire mu by'ukuri, turebere hamwe icyo umuntu akwiye gukora mu gihe nk'iki ngiki.
Imana ishimwe ko yatugaragarije ko ijuru nanone tutariheshwa n'amadini n'amatorero tubarizwamo. Icyo ngicyo ku muntu tumaze igihe tubana ku Ijuru Ntirikorerwa TV, nibwira ko aho iyo ntambwe yamaze kwitera, wamaze kumenya ko ijuru rifite, wamaze kumenya ko utarikesha idini cyangwa itorero ubarizwamo. Nta dini ryapfuye ku musaraba kugira ngo tubone ijuru, nta torero ryapfuye ku musaraba kugira ngo tubone ijuru, ahubwo Yesu niwe wapfuye apfira ibyaha byacu adukiranura n'Imana, bityo umwizeye akaba umukiranutsi, akaba intungane, umuntu Imana itabaraho icyaha. Bityo rero iyi igomba kuba bottom line, ikwiye kuba intambwe ya mbere yo kuba mu isi uzi neza ko utunze ijuru, utarishakira mu butayu, utarishakira mu rusengero runaka, utarishakira kuri pasitori runaka, utarishakira kuri padiri runaka, utarishakira kuri shehe runaka. Ijuru umuntu ariheshwa no kwizera Yesu Kristo gusa. Waba uri mu rugo iwawe ukaba uzi ko urifite, waba uri mu mirimo ya buri munsi ukaba uzi ko urifite, waba uri mu rugendo ugenda ukaba uzi ko urifite, waba uryamye mu cyumba iwawe ukaba uzi ko urifite. Mu bibazo ijuru ukaba urifite, mu mahoro ijuru ukaba urifite, mu munezero, mu mutekano, mu makuba no mu byago ijuru ukaba urifite. Iyo niyo bottom line, uwo niwo murongo, niwo cyita rusange dukwiriye kugenderaho, kumenya neza ko ziriya nsengero atari zo dushakiramo ijuru. Pasiteri wacu dukunda atari uzaduhesha ijuru, aposo wacu dukunda atari uzaduhesha ijuru, padiri wacu dukunda atari uzaduhesha ijuru, papa atari uzaduhesha ijuru, shehe atari we uzaduhesha ijuru, ahubwo tukaba tuzi ko twababariwe ku bwa Yesu. Urapfira ibyaha byacu kugira ngo adukiranure n'Imana, adutsindishirize imbere y'Imana, ariko ubutabera bwayo bwubahirijwe, kuko ibihembo by'ibyaha n'urupfu byasabaga rero upfa, byasabaga igitambo kugira ngo Imana itubabarire, Imana itwemere, itugire abakiranutsi, abera, abaziranenge, abantu itabaraho icyaha, bari mu isi barababariwe kandi baremewe, bazi neza ko iwabo ari mu ijuru. Icyo rero nicyo dukwiye kugenderaho mbere y'ibindi bintu byose. Icya kabiri, icyo ni kimwe mvuze. Icya kabiri, tugomba kubaha leta. Icyo nicyo nacyo nshaka gutsindagiza. Mvuze icya mbere, ijuru turiheshwa na Yesu gusa, amadini n'amatorero bitabigizemo uruhare. Ni ukwizera ibyo Yesu yakoze. Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo niyo bottom line, niwo murongo w'ibanze fatizo twese dukwiye kugenderaho, tukamenya ko Imana yatwemeye, Imana yatubabariye, Imana itakitubaraho ibyaha mu gihe twizeye ko Yesu yahindutse igitambo cyangwa inshungu y'ibyaha byacu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, tugomba kubaha abatuyobora. Ijambo ry'Imana ribigarukaho ahantu henshi. Usomye mu gitabo, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 13 imirongo ibanza yose kugeza ku murongo wa 9, baba bari gusobanura impamvu tugomba kubaha abatuyobora, ndetse tukabubaha nk'abashyizweho n'Imana kugira ngo baduheshe ibyiza. Tugomba no kubaha ubuyobozi bwacu, tukumva ko ibyo ubuyobozi buba buri gukora mu by'ukuri buba bureba kure, bukareba ibibazo bigiye bitandukanye bishobora kugera ku muturage, noneho ubuyobozi bukabikumira hakiri kare, cyangwa se bikaba byanamaze kugaragara, bugafata ingamba zo kugira ngo bihagarare. Hari ibyo bukumira bitari byaba, hari n'ibyo buhagarika byamaze kugaragara. Ziriya ngingo nyinshi rero mwagiye mukurikira hirya no hino, nzi ko zabagezeho, mu by'ukuri zabaga cyangwa se zigamije kugira ngo ubuyobozi bwacu bugire byinshi buhagarika bitari byo byakorwaga, bidafitiye inyungu abaturage, hanyuma kandi bugire n'ibindi bukumira byashoboraga kuza bikagera ku baturage biciye mwako kajagari n'akavuyo k'amadini n'amatorero biba bishingwa uko bwije n'uko bukeye. Mu by'ukuri rero tujye twaporocinga ikibazo tugerageza gushaka igisubizo cy'ikibazo, ariko ikibazo turi kucyumva neza, mbese duhangane nacyo cyangwa se tucyumve
ariko twinjiriye ahantu heza ntidufatire hejuru, ntitusakuze, ntitugire gute, ahubwo twumve ibintu neza nk'uko biri. Ingingo ya kabiri rero niyo kubaha abatuyobora. Twubaha abatuyobora. Pawulo yagiye abibwira Timoteyo, Petero yarabyanditse, ni ngombwa ko twubaha abatuyobora tukanabasabira kugira ngo bakomeze bakore neza. Ibyo tutari kumva kano kanya tuba tuzageraho tukabyumva uko twegera imbere, dusobanukirwa neza gahunda za leta, tuba tuzageraho tukabyumva. Icyo tugomba kucyumva gutyo. Ntabwo leta ikigamije ari ukubuza abantu gusenga cyangwa se ukwemera kwabo, ahubwo ikigamije ni ukubarinda ibishobora kwitwikira ugusenga, ibishobora kwitwikira ukwemera, noneho bigahungabanya imibereho myiza y'abaturage, yaba ari mu buryo bw'umutekano, yaba ari mu buryo bwa finance cyangwa se ubukungu, ndetse no mu buryo bw'imibereho myiza. Nibwira ko arizo nkingi nk'eshatu zikomeye abantu muri rusange, atari no kuvuga igihugu cy'u Rwanda baba bagenderaho, mu buryo bw'umutekano, mu buryo bw'ubukungu, ndetse no mu buryo bw'imibereho myiza, ubuzima bwiza muri rusange. Ibyo bintu navuga nti nibyo leta irebaho, nayo nk'uko n'ibindi bihugu bishyira imbere icyo mu kugaragaza cyangwa se mu kugaragaza imirongo abantu bakwiriye kugenderaho. Ntabwo byoroshye guhita tubyumva aka kanya twese, ariko nibwira ko buke buke dukwiye kugenda tubyumva, tukumva ko leta itatwanga, kuko leta ni abantu leta ni abantu. Iyo tuvuga leta n'ubundi ni abantu batoranywa mu bandi kugira ngo babareberere, kugira ngo bagire ibyo bakora bifitiye inyungu ba bantu bandi basigaye, batuyobore se, kubera ko hatari ubuyobozi nanone ntabwo ibintu bikunda. Buri wese agira tendance yo gukora ibye, noneho ugasanga abantu babaye mu kavuyo kadashobora kugira icyo kabagezaho. Tekereza nko mu muhanda nta traffic ihari, uko byagenda, nta traffic police, wibaza uko byagenda, wibaze nawe imodoka niyo waba uyifite ntabwo wabasha kuyigendamo kubera akajagari wasanga mu muhanda, buri wese agenda uko ashaka, akora ibyo ashaka mu muhanda. Ubuyobozi rero icyo bumaze ni ukutubanisha neza, ni ukutureberera ibyiza, noneho twabigenderamo bikatugirira umumaro. Reka mvuge wenda nko ku kintu kivugwa cyane muri izo ngingo cy'abayobozi bakwiye kuba barize. Abayobozi bayobora iyo miryango ishingiye ku myemerere ko bakwiye kuba barize. Iki ni ikintu umuntu ashobora gutinda kumva nacyo, kubera wenda turasoma ba Petero ko batize, babanaga na Yesu, n'iki tugahita twumva ko nanone ese kuki ibyo byaza ari nka kondisiyo. Leta yo ntabwo cyane leta igendera nyine ku ijambo ry'Imana, ahubwo leta nyine ireba ingamba yafata mu rwego rw'abantu rusanzwe, kubera ko naje kubona koko abantu benshi bitwikira ibyitwa umuhamagaro cyangwa se ukwemera, bakumva bayobora abantu, kandi ugasanga umuntu afite abantu benshi ayobora cyangwa se yitwa akareberera, nyamara aho abajyana ugasanga ni ahantu habi. Ugasanga kubera ko nawe adasobanukiwe ibintu byinshi bitandukanye n'ibyagirira abantu umumaro n'ibyabashyira mu kaga, kubera ko nawe nta gusobanukirwa afite, ugasanga yabasha nyine kwangiza abantu, nubwo yabikora mu bujiji, nubwo yabikora n'abatabizi, ariko ugasanga mu by'ukuri ashobora kubajyana ahantu habi. Ntamenye gukumira icyabagirira nabi, ntamenye no kubashakira icyabagirira neza. Ibyo rero twese twaba abagabo bo kubihamya ko niba leta nayo yareberera ikareka abantu bakavuga ngo ni abayobozi b'abandi gutyo gusa, ngo bafite umuhamagaro, yabwira ngo Imana yavuze, ngo Imana ngo irashaka ko babaho gutya na gutya na gutya na gutya, hari benshi baroha abantu. Ibyo ngibyo nubwo twumva bitugora, twabitekereza tukumva biragora, ariko mu by'ukuri ntabwo bishoboka ko umuntu wese yajya avuga ngo arayobora abantu. Ukayobora abantu 500, ukayobora 300, ukayobora abantu 100, ukayobora abantu 1000, noneho witwaje gusa umuhamagaro, birashoboka ko wabajyana ahatariho. Niyo mpamvu leta ivuga ati nubwo uwo muhamagaro waba unahari, kwiga birakenewe kugira ngo
umuntu agire n'ibindi bintu amenya byo mu buzima busanzwe, kugira ngo twizere ko byibura uwo muntu umeze utyo hari imbago atarenga, mbese hari ibintu bya kirazira nawe yabona akavuga ati nakumira ibi nakumira ibi nakumira ibi. Icyo rero navuga ko dukwiriye kukireba nabi, niyo cyatugora, niyo twakumva ko kirimo uburyo butugoye, ariko ibintu byiza n'ubundi biragora. Sinzi impamvu twumva ko ibintu byiza byakabaye byoroshye, n'ubundi ibintu byiza biragorana uko byamera kose. Bivuze rero ko niyo byatugora tugomba kubyemera, ahubwo tugatangira kureba ni gute twakompurayinga, ni gute twahuza n'ibyo leta isaba. Reka nongereho iki ko leta ni umubyeyi, niko tujya dukunda kuvuga. Impamvu nanjye navuga niyo nuko nyine leta ibereho inyungu zacu. Ibyo leta yabona ko birimo amananiza, wenda ko bitiganywe ubushishozi, nabyo ntekereza ko tugiye tubigaragaza nuko dutanga ibiganiro, ariko mu mutima, hamwe n'umutima uciye bugufi kandi wumvira, hamwe n'ineza n'ubugwaneza, nta byo kugumura abantu no kuvuga amagambo atariyo. Leta ishobora kureba ikavuga ati iki wa mugani cyakoroshywa muri ubu buryo, kugira ngo abantu bafite umutima utagamije ikibi be kubuzwa uko kwishyira bakizana, babona uburyo bwabo bwo gusenga. Reka mvuge rero ko nk'icyo ni urugero rumwe rwa byinshi leta yafashe ingamba, kuvuga ngo umuntu uyobora abandi, yaba ari ku rwego rw'igihugu, yaba ari ku rwego rw'akarere, aba afite ukuntu yize amasomo y'ibyo yigisha, y'iby'iyobokamana. Kuko abantu bashobora kujya muri Bibiliya buhumyi, bakayikoresha ibyo itakora, bakayivugisha ibyo itavuga, bakagirira abantu nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo ni ukuri, ibyo ni ukuri gukomeye, ni ukuri gukomeye. Niyo mpamvu leta ivuga ati umuntu wize yamenye ibintu bigiye bitandukanye, ku buryo hari imbago atarenga, hari ibintu bibi atakora, hari ibintu atayoboramo abantu bitari byo, kugira ngo abantu batagirirwa nabi, batabaho nabi, batiyangiza mu izina ryo kuvuga ngo bari gukora iby'Imana cyangwa bari kubaha Imana. Icyo ni kimwe. Hari ikindi cy'inyubako zikwiye kuba zijyanye n'ibikorerwa muri zo. Niba nyine inyubako ari iy'amateraniro, mu by'ukuri kuba leta ivuga ati igenzurwe, hanaboneka icyemezo kigaragaza ko iyo nyubako mu by'ukuri yagenewe ibyo bintu cyangwa ikwiriye gukorerwamo ibyo bintu, ibyo nanone birumvikana. Kubera ko ushobora kugenda ukajya mu nzu z'abaturage, ugashyiramo urusengero, ukajya usakuriza abaturanyi, ukagira gute. Ibyo bintu leta ifite impamvu ibitekereza gutyo, ni ukugira ngo hataboneka akavuyo, hataboneka hirya no hino mu mazu abantu batuyemo, mu baturanyi, ukumva urusaku uko bwije n'uko bukeye, abantu ntibasinzire, abantu babura umutekano. Hari impamvu leta ivuga ngo izo nzu zigenzurwe, harebwe koko niba zujuje ibisabwa kugira ngo zakire abantu baje gusenga, bazisengeremo bisanzure, ariko batabangamiye umutekano w'abandi. Niba inzu igomba kugira parikingi, ibyo birumvikana, ni ukugira ngo n'abaza gusenga bafite izo modoka babona aho baziparika, be no guparika mu muhanda. Kuko iyo uje ahantu ugasanga nta parikingi ihari ariho wari ugiye, hari igihe wiyaranje ugaparika mu muhanda, ariko si iyo uparitse mu muhanda bigenda gute? Uje na sirikirasiyo, niko bigenda, ubuza abandi gutambuka. Bivuze rero ko navuga ko ibyo leta ireba, amasuku, urukarabiro, amatuwarete, imirindankuba, byose ni ku nyungu z'abari muri iyo nzu, ndetse no ku nyungu z'abaturaniye aho hantu, n'abagenda muri izo nzira, kugira ngo abari kwishima, abanezerewe, basenga, baririmba, ntibabangamire abandi batambuka batuye hose hafi, kandi nabo ubwabo ntibibangamire. Zo sound proof, ibyo byose ni icyo biba bigiye mu by'ukuri bimaze. Barebe niba inzu iyayele ifite umwuka uhagije, byinshi bigiye bitandukanye bagomba kurebaho, bijyanye n'imiturire, bijyanye
n'iby'inyubako zikwiye gukoreshwa byose numva dukwiye kubyumva ko ni mu nyungu zacu, ntabwo ari kutubangamira cyangwa se ubundi buryo twabitekerezamo. Nibyo hari ushobora kuvuga ati kubona iyo nyubako byahenda byagora, nta bintu bitagoye tukiri mu isi, nta bintu bidahenze tukiri mu isi. Usanga ahubwo ibyo twita ko bidufitiye akamaro twe tutabishyiramo imbaraga cyangwa se umwete kugira ngo tubikore ku rwego byagombye gukorwaho. Mbese ugasanga niba koko dukeneye ahantu heza ho guteranira, tutumva ko bitureba kugira ngo tugire uruhare kugira ngo ahantu heza haboneke. Niba ibintu ari byiza, niba tubikeneye koko, twe gukora ibidasobanutse bidafatika, ahubwo dukore ibisobanutse. Kandi leta yarashishoje, wasangaga abo bantu bitwa abayobozi b'amadini cyangwa se amatorero n'amafaranga bakira yabo bayobora, mu by'ukuri bayakoresha mu buryo bwabo, ariko ugasanga n'iyo nyubako ntayo bafite, ariko ugasanga amafaranga yo bakomeza kuyasarura mu baturage, mu bayoboke babo, ariko bakayakoresha ibindi. N'izo nyubako ntibazubake byibura kugira ngo n'abo baza gusenga babone aho basengera hujuje nyine ibyangombwa bisabwa. Leta rero iba yarebye kure, dushobora kureba hafi tugatekereza ibindi, ariko leta iba yarebye kure ikabona hari ibiri kwangirika, hari ibyo ikwiye gukumira, hari ibyo ikwiriye guhagarika kugira ngo abaturage barusheho kugubwa neza. Hari byinshi byavuzwe mu mabwiriza mashya, kuba umuntu yagira abantu 1000 bamusinyira kugira ngo yemererwe gutangira uwo muryango. 1000 b'abayoboke bayoboka izo nyigisho ze kugira ngo yemererwe kuba yafungura uwo muryango. 1000 mu karere agiye gutangizamo ibikorwa. Icyo ushobora kumva ko kigoye mu by'ukuri, kuko abantu 1000 ni abantu benshi, ariko leta ishobora kuba yarakirebye mu kwibaza ngo ese umuntu arajya afata abantu 50 afungure church, undi afata 100 afungure church, undi afata 20 afungure church. Ikindi cyakora akarere nako ni kanini burya, ariko birashoboka ko abantu 1000 baba ari na benshi. Icyo wenda sinzi urwego bagitekerejemo, nanjye hari ibyo nshobora kudasobanukirwa, ariyo mpamvu navuze ngo hari ibyo dushobora kujya tunabaza natwe, atese nk'icyo cy'abantu 1000 abantu bagitekereje bate. Ese abantu bake bujuje ibisabwa bindi bafite aho hantu hemewe na leta, abantu 100, abantu 50 bashaka guterana kandi bagateranira mu nyubako yemewe, bakagira abayobozi bujuje bya bindi leta isaba, ko cyabo bantu bataterana bijyanye n'ukwemera kwabo, bagasenga bakaririmba bijyanye mbese n'ukwemera kwabo. Icyo ntabwo nzi impamvu leta yagitekereje ityo, ariko ni mu rwego hari rwo gutekereza ngo nanone tugabanye akavuyo k'abantu benshi bagenda bafungura imiryango ishingiye ku myemerere hirya no hino. Icyo nanjye wenda nagitekerejeho, numva abantu bashobora kuba ari benshi, ubwo leta ifite impamvu yagitekereje ityo, ariko wenda twanakibaza bakazadusobanurira wenda birushijeho. Abantu se bo bakeya batageze ku uwo mubare bari mu karere runaka, batanatuye nyine ahantu hamwe. Buryo bavuze akarere bivuze ko abantu bari mu karere kamwe ariko bari mu mirenge igiye itandukanye. Bivuze rero ko umuntu udafite abantu bakurikira inyigisho ze bagera ku 1000 mu karere, abarimo batagera ku 1000 bo ntabwo babasha kugira amahirwe yo guterana mu buryo leta yemera. Icyo nacyo wenda habaho kugisobanura, birashoboka, kuko ndabizi izi mbuga dukoresha leta igira uburyo bumwe cyangwa se ubundi imenya ibyo tuvuga, imenya ibyo tusaba, imenya ibyo twifuza. Ubwo wenda bazakirebaho mu bushishozi bwabo, ariko ubwo hagati aho twaba dutekereje ngo wasanga ari ugukumira akavuyo nyine, ariko se nanone habayeho kudateza akavuyo, ahubwo hakabaho kugira izo nyubako
zujuje ibyangombwa, abayobozi ko leta bivuga, abayobozi bafite ibisabwa, bujuje ibisabwa, ahantu ho guteranira hujuje ibisabwa, ubugenzuzi nk'uko leta ivuga nyine ko hagomba kubona ubugenzuzi muri izo kominote, byose bikaba byuzuye, ariko abantu bakaba atari benshi cyane ku buryo babona abantu 1000 mu karere. Kuki abo bantu batagira amahirwe yo guterana? Ikindi ni miliyoni 2 zo kwandikisha za serivisi zidasubizwa. Ashobora kugaragara nk'amafaranga menshi, ariko si na menshi. Mbere hatangwaga 300,000, ubu noneho hakwa miliyoni 2 zidasubizwa. Miliyoni 2 rero umuntu ashobora kuvuga ko ari amafaranga menshi, ariko iyo ugiye kugura ikibanza se mu busanzwe kigura ngahe? Ahari hose niba mu cyaro sinzi ko wabona ikibanza cya miliyoni 2. Bivuze ngo rero none se wamugana umuntu uzasabwa inyubako yujuje ibyangombwa kandi akaba asaba kuyubaka akayigaragaza, iyo azayubaka mu kibanza yaguza ngahe? So navuga nti rero dushobora gutekereza ibyoroshye tukumva dukeneye ibintu byo koroherezwa, ariko leta byose bishyiraho ku mpamvu zo kugira ngo abantu bakora ibintu koko babona ko bibafitiye akamaro, babikore neza. Ntihabeho buri wese guhaguruka mu gitondo avuga ati nanjye ngiye gukora umuryango ushingiye ku myemerere, nzabona abantu, uko buri wese abitekereje akabikora, ntabwo nabyo byaba ari byo. Ntekereza ko rero nacyo kiri mu byatumye leta itekereza gutyo. Izo miliyoni 2 zigomba gutangwa mu kwandikisha umuryango ushingiye ku myemerere, kandi bavuga ko ari zidasubizwa. Bivuze rero ko ahari bivuga ko wakwemererwa utakwemererwa mu gusaba, ayo mafaranga agomba gutangwa, hanyuma ushobora kwemererwa cyangwa se ntiwemererwe, ariko iyo bordero y'ayo mafaranga igomba kuba yagaragajwe. Ikindi nyine ni ukugaragaza umutungo cyangwa se imikoreshereze y'umutungo, cyangwa naho umutungo uva, ariko n'uburyo ukoreshwamo. Ibyo byose bijyanye no gukumira ubwambuzi se. Ikindi si ubwambuzi gusa, ahubwo n'amafaranga ashobora guturuka mu bantu akaba yajyanwa mu bindi bintu bishobora no kugira ingaruka mbi ku bantu. Ibi byose rero navuga ko muri rusange nanjye nshobora kudahita nsobanukirwa byose nk'uko biba byatangajwe ngo menye iki cyafatiwe kuki cyafashwe nk'ingamba, kuki kigomba gukurikizwa. Ariko mu by'ukuri muri rusange leta iba yarebye inyungu zacu, ntabwo dukwiye rero kuba twabibona ukundi, ahubwo dukwiye kuba twakwemera ibyo leta ivuga, hakabaho gutangira ahubwo kuri buri muntu wese bireba, kureba ingamba yafata kugira ngo agendere mu mabwiriza ya leta. Ikindi mu by'ukuri navuga, hariho n'uburyo bwa online. Uburyo bwa online bufasha abantu no muri covid, ngira ngo abenshi barabukoresheje. Uburyo bwa online nimba abantu batari uretse ko ibyo sinabibabwira nk'aho mutabikora, kuba abantu batari kubona uko bakomeza guterana nk'uko bateranaga online, nicyo zimaze ni ukugira ngo noneho muhure online, mukomeze mwibukiranye kuri gahunda, abantu bakomeze baganire, hanyuma hagati aho mugende nyine munuzuza ibyo musabwa kugira ngo mwongere mukore amateraniro asanzwe nk'uko mwari musanzwe mu by'ukuri muyakora. Reka rero mbashimire mwe mukurikira Ijuru n'Ibikorwa TV. Ibitekerezo byanyu birakenewe, wenda namwe maratubwira uko mubyumva, ariko nanjye narimo mbunganira, narimo ngaragaza mu by'ukuri nanjye uko mbyumva, nawe wabyumva ukundi, ariko byose bikwiye kuba bigamije kubanisha abantu amahoro, kumvikanisha abantu, ntawe utekereza ko mu by'ukuri yagumura abantu, yabangisha gahunda za leta. Ntabwo ari byo, ahubwo abantu bakwiriye gusobanurirwa mu bugwaneza. Ikindi na leta ibikwiye nyine gushyiraho abantu basobanura ibi bintu neza,
ku buryo abaturage aho bari hose babasha kubyumva neza, noneho hatagira n'ubibasobanurira mu buryo butari bwo, akaba mu by'ukuri yatuma babyumva nabi, kuko tuba tuzi neza ko icyo leta igamije iteka ku baturage bayo aba ari icyiza. Hariho rero hakwiye kubaho ingamba nyinshi zo kugira ngo abantu babyumve neza, babisobanukirwe ndetse babikunde. Umuntu ujya umaze gukunda ikintu akabona ko kiriho ku nyungu ze, burya nawe agira n'ishyaka ryo kugikora, ryo kukigenderamo. Kandi navuga nti nitwumva ko ibintu ari twe bifitiye umumaro, nta nubwo bizatunanira, ntabwo bizatunanira, tuzabishobora, tuzabigeraho uko byamera kose. Niba abantu bakunda ibintu, ubushake nibwo bushobozi, no kubikora bizakunda rwose, bizagerwaho. Reka mbashimire rero, utarakora subscribe ku Ijuru Ntibikorwa TV akwiye kubikora, utarajya kuri WhatsApp group yacu twamushyiraho rwose. Ngwino tubane, ngwino tuganire, ngwino twubakanwe, ngwino wungukirwe ubikuye ku bakiranutsi bari hirya no hino. Reka nsoze mvuga nti rero amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo navuga akomeze kubana n'abera bose none n'iteka ryose. Amen.